Mwaramutse, turagarutse rero tuje kuvuga ku kiganiro umushakashatsi Apostle Mutabazi aba yatanze. Bona na thumbnail ntabwo nayihinduye cyane, ariko nge nashyizeho ngo ashwida. Ni Peter Claver Rurangwa. Rero tuganira kuri filozofiya, cyane cyane kuri filozofiya ya Spinoza, ariko hari n'ibindi bitabo tuvugaho. Noneho ko tugiye kuvuga ku mwanditsi, n'ubundi mufate ibitabo bye mubisome. Ni umuntu ukunda kwandika ibitabo yihuta cyane, byinshi mu gihe gito, cyangwa haba ikintu agahita yandika igitabo. Ubwo nabyo turabimushimira, kandi ni n'ibintu koko wakangurira n'abandi benshi ko babishoboye. Ariko niba utanacyandika, at least igisome. Yanditse ku bijyanye n'ubukire, avuga ko wenda ibibazo bya African poverty is a choice. Ni igitabo nabashe gusoma. Ubwo rero ndakirokomanze mumanze n'ibindi gerageze rero mu bisome, nicyo twavuga. Ariko kuri iyi ngingo Apotre ntabwo turimo kumvikana, sina ngombwa ko twumvikana. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bumvikana kuki ku ngingo zijyanye n'ukwemera cyane cyane. Noneho aravuze ati upfa kuba wemera ko Imana ibaho bizakujyana mu ijoro. Upfa kuba wemera ko Imana ibaho bizakujyana mu ijoro. Twebwe filozofiya Spinoza rero twigisha ntabwo ari filozofi yavuye gutya ngo umuntu umwe ahita agahugurukana, ahubwo ni filozofiya yerekana ko Imana ari isoko ya byose tubona. Imana ikaba atari umuremyi, Imana ikaba atari dizayina, Imana ikaba nta mugambi ifitiye ibintu, kuko ibyo tubona ni pati y'Imana. Ntabwo Imana iri hanze yabyo ngo ibintu bigombe kuyigandukira, abantu bagandukira Imana. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ikiriho cyose ni pati y'Imana. Ikiriho cyose ni pati y'Imana. Mu yandi magambo, Imana niyo iriho gusa, ariko iyo uvuze ngo niyo iriho, iyo ho igaragaza nk'aho ari ahantu hahari. Imana nta hantu iba, kuko ni nayo igize ahantu. Imana ni nayo igize ahantu. Urumva, Imana ntabwo yajya muri receptacle, Imana ntabwo yajya muri container. Ntabwo yajya muri container. Mu yandi magambo, iyo ufashe Imana ukayishyira ukavuga ngo iri mu mutima wawe, Imana iri muri nge gusa, cyangwa ngo Imana iba ahantu mu ijuru nzayisanga nyuma y'urupfu, ntabwo ari byo. Cyangwa Imana iba ahantu inyoherereje ubutumwa none ngiye kuhanurira abantu, impaye ama message, ntabwo ari byo. Imana ntabwo iba ahantu hihariye, kuko ahantu naho hari mu hagize Imana. Ni nkaho twasoje. Mu yandi magambo twavuze ngo habaho Imana gusa, kandi Imana ntabwo yajya muri container. Umugabo tuba tuvuga Baruch de Spinoza yanditse igitabo cya Ethics, icya chapitre ya mbere, ayita ngo De Deo cyangwa About God. Yerekana ko Imana ari infinite. Niba ari infinite, hirya ya infinite nta yindi reality ihari. Ubwo Satani ntawe uhari, Gehinomu ntabwo uhari, ntayihari. Mu yandi magambo, niba Imana twagombye kuyishyira mu ijuru, ubwo ni ibyo. Aho turi niho juru, kandi nta handi hantu habaho. Nk'uko wa mwanditsi Jean Paul Sartre yabivuze ngo nous ne pouvons pas échoir de ce monde. Mu yandi magambo, ntabwo dushobora kuva muri iyi si. Na wa wundi wapfuye, niba umuntu apfuye ntabwo aba avuye mu isi. Isi tuba tuvuga ni ibi byose, n'ukwezi kurimo, n'iriya mibumbe irimo. En fait, mu isanzure ntabwo twahava. Imana ibumbye byose, hanze yayo nta yindi hari. Ubwo nicyo tubona nka movement, ni nk'ahari illusion. Ufashe reality iriho nka infinite, nka infinite idafite imbibi, ntabwo wavuga ngo mvuye aha ngo ngiye mu ijuru, ntabwo byakunda.
kuko ijuru ridahari, kuko nta n'imbibi zihari. Imbibi ziba zishoboka mu bitekerezo gusa, mu bitekerezo gusa. Imbibi kandi zishoboka muri système fermé, muri système fermé, système fermé. Ndaje nsobanure système fermé. Umugabo witwa Bruno yari umupadiri w'umudominikani igihe kinini, ariko mu kwandika ubushakashatsi bwe aza kwerekana yuko universe ari infini, universe ari infini. Abitangaje ageza naho gutwikwa na Kiliziya Gatolika. Ibyo birazwi, Giordano Bruno. Ariko icyo yerekanaga ni universe ari infini, nta kuvuga ngo hano ni hepfo, hano ni haruguru, hano ni hasi, hano ni hejuru, hano ni imbere, hano ni inyuma. Muri universe iri infini. Ubwo iyo systeme rero ntabwo ari ferme. Iyo systeme ntabwo yakoreramo GPS. Muri systeme itari ferme. Ariko GPS ahantu ibikorera ni ahantu haba hazenguruka biriya byogajuru, bifite ahantu birimo kuzenguruka, bifite area birimo gukavaringa. Ikiri hanze yayo ntabwo cyagura, ntabwo yakerekanamo. Urumva iba yafashe imbibi, iba yihaye imbibi. Ku Mana rero nta mbibi zihari, nta kintu kiri hanze y'Imana. Iyo ni filozofi ya Spinoza. Hano rero ngo upfa kuba wemera Imana, ko Imana ibaho, bizakujyana mu ijuru. Afite ibi ni nk'ikintu cyo guturisha abantu, ariko kuko ari umwintellectuel wabivuze, ntabwo agomba kumenya ko hari abantu na Spinoza tubwira yuko n'amadini afite akamaro, ariko afitiye akamaro abantu ahanini, nubwo bigirira akamaro n'abandi bose. Abantu badashobora kubaho bakoresheje ubwenge ngo bigenge. Ntabwo mvuze yuko abanyamadini ari abaswa. Ashobora kujya mu mibare agatatura, ashobora kujya mu mateka agatatura, akajya muri geography agatatura, akajya muri economy agatatura, agatanga n'ibitekerezo bikomeye. Ariko yakumva Imana agatangira kuba nk'ibisusa bikubiswe n'izuba, akagira ubwoba, agatakaza autonomy. Urumva, kuko Imana ikubitira mu cyico, kuko niyo kamere yacu. Iyo utayumvise ukumva nk'aho ari umubyeyi uri ku ruhande urimo kubyica, nk'aho ari umuremyi uri ku ruhande, nk'aho ari umupolisi uri ku ruhande rwawe urimo kubyica, wafashe Imana uko itari, kuko Imana ni kamere yacu. Kuko ari umwintellectuel rero wabitangaje. Twe turashingira kuri filozofi ya Spinoza kugira ngo tugire gute, dukangurire abantu kumenya yuko nta hantu bazajya kwisobanura ku Mana kugira ngo bajye mu ijuru. Nta option ihari, nta option uhari. Turi ahantu hamwe gusa, kuko turi pati y'ikintu kimwe cy'iteka, ariyo Mana, kandi kidafite imbibi. Twavuze yuko realite y'umuntu ari nk'uko wafata Imana ikaba ari nk'inyanja idafite imbibi, ariko iriya mihengeri, umuhengeri ukaba ari nk'ubuzima bw'umuntu. Mbere y'uko umuhengeri uza, amazi ntabwo yari make ngo yiyongere kuko umuhengeri uje. Niyo umuhengeri ubuze, ntabwo amazi aba angabanyutse. Ni ukuvuga umuhengeri uyuje, umuntu aba avutse. Umuhengeri warangira akaba agize gute, apfuye. Ariko ntabwo ari ukuvuga ko hari icyagabanyutse ku Mana. Imana iruzuye. Tugomba kugera rero ku cyo Spinoza yise amor intellectualis Dei. Amor intellectualis Dei mu kilatini ni ukuvuga ngo l'amour intellectuel de Dieu, cyangwa the intellectual love of God. Gukundisha Imana ubwenge, ariko ntabwo ari ubwenge, ntabwo ari urukundo rw'amasantima. Ni ugukunda ibiriho, l'amour de la réalité telle qu'elle est. Kwakira ibintu uko biri, ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu dushake kubisigiriza, tubyite icyo bitari, kugira ngo
duturisha imitima yacu, ntabwo ari uko bimeze, ahubwo dukunde ibintu uko biri. Nidukunda ibintu uko biri, Imana ntago iba iri hanze yacu. Nidukunda ibintu uko biri, ntago Imana iba iri hanze